ndagira ngo mbabwire bantu banjye muri iyi mihanda byabaye ibindi kabisa, ibintu bikomeje kugorana. ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi noneho ni umuriro, nicyo twita fire bandem, ni umuriro uteye ubwoba. nyamuneka ibintu byakaze. show business yo mu Rwanda yabaye ikindi kindi. ndababwiye nti show business nindakura ngo igere ku rundi rwego, igere ku rwego tubonaho za Nigeria, igere ku rwego tubonaho United States, igere kuri rwa rwego ewan umuntu azajya ava munyarwanda ku isi bagahita bamumenya. ndagira ngo mbabwire ngo nitagera kuri urwo rwego ndabarahiye kabisa izasenyuka irangire tu, kuko ntago nta handi hantu hari show business ishyushye gutya, aho ibintu biva mu banyamakuru bigahita byinaga mu bahanzi, byava mu bahanzi bigasura mu banyamakuru, bigasura mu bakinnyi b'imipira ewan kabisa. muri minsi muri show business mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane umuntu yavugaho. gusa uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ewan mbazaniye ikikora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. muri kumwe nanjye Shackman. uyu munsi rero sasa reka ninjire muri ikiganiro mve muri izo introduction ewan babwire nti wowe icara gusa, wicara utere agatebe ahandi wicare wumve ikintu kiri hanze kabisa, wumva amakuru ari hanze ngo uve kuri bya bindi wahoze wumva, urebe inkuru ziri hanze. hangiye kugukubita ama video y'utuntu tugiye dutandukanye twagiye tuba nce mu ma comment y'abantu benshi bagiye atandukanye bagiye batangaza ku biganiro rimwe n'imwe byagiye bisohoka muri iyi minsi. sibyo nababwiye nti nzabatamo, nzajya mbashyiramo ye. hanyuma rero sasa muri iyi minsi ndabajya mbabwira ngo uyu munsi haravaho Sabe hagahita hakurikiraho Yago, havaho Yago hagahita hakurikiraho Sabe. none ndabona n'umunyamakuru wundi wita Ndimbati nawe atangiye kubizamo mu minsi iza rwose, dore ko twari tumaze iminsi twumva Sabe nako sorry umuntu bita Yago Pondati yiyama abantu benshi bagiye batandukanye, kubitama abanyamakuru benshi cyane, kubitama abanyahanzi bagenzi be benshi cyane ewana biyama. ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi bishoboka kuba ko Sabe agiye guhura n'umuntu bita Ndimbati, mbese bimeze nka tournament, ni nk'amarushanwa ateye ubwoba. mu gihe umuntu bita Yago Pondati aramaze iminsi ahanganye n'ikipe y'abantu batari hasi y'icumi, ndagira ngo nkubwire ko noneho uyu munsi umuntu bita Ndimbati na Sabe ewana ni mbiri tukukora nako, nubwo Sabe abacecetse kenshi na kenshi adakunda kuvuga, ariko Ndimbati wa hantu ari ntatuje ntavuga. muri uyu munsi rero umuntu bita Murungi Sabe yagize gutya akoze iba muri wino inaga kuri Twitter ye aravuga ati muraho banyarwanda, ndagira ngo bamenyeshe ko ari ya mashusho atari ayanjye, ari ayo bari kugenda bakwirakwiza ngo bansebye, gusa namwe ndabikeka mwabonye ukuri ko atari ayanjye, murakoze. yari Murungi Sabe. urumva ahita kubitaho n'utu emoji two gushimira. ndagira ngo mbwire rero abantu ntago babyumvishe neza, bahise bikoza muri ma comment, bakoza nabo amababa muri wino ndabaravuga ati ntago twaguhereza. baramusubiza wa mbere ahise amusubiza mu ati uze kutwihera yawe rata, urabyumva. ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi nyamuneka abanyarwanda bari muri show business baraza nakaza mutwe, baraza kudakurahiye, baratuma tuvuga amangambure. umuntu aravuze ati video bari kohereza sizanye muri kona, sizanye mu mihanda, undi nayo saza muri comment aravuze ati ntari baratatwihera ama video yawe ya nyayo. urumva ko nawe ndakurahiye. kankomeze ngo humura hari abatita ku by'imihanda. bamwumvise ati hari abatita ku by'imihanda, haha nubwo nabona umuntu wihakana pe ubwe pe. kora ikiganiro ubu ugere kuri kamera ukore movement turebe. bamwumvisha abantu bati niba atari wowe noneho ningabye nubwo niba uri umwana w'Imana ngo imanura aho ngaho nanjye uze ngo nkize. mbese niko bashatse kumera ati none niba atari wowe uriya turi kubona uri kugenda ku mbuga nkoranyambaga ucicikana, ati ntari bikora ikiganiro, ufite urubuga runini nk'Isimbi TV rwose cyane ya televiziyo ikora kuri chaîne ya murandasi itwika cyane, iri imbere cyane y'izindi. baravuga ati noneho sasa ntaribi, noneho ukora ikiganiro uri kuri internet yawe cyangwa se uri kuri channel yawe ugenda umuvinga nawe tukubona noneho ko atari wowe koko. ntabwo byakomeye byahagareza batakumenya ngo none se ko atari wowe kuki utakivuga kuri channel yawe, nimukadushushanyisha. umva abantu bandakubye ntibararakaye mister mitura amafoto hataza ngo uduhaye ayawe rero. undi aravuga ati munyihanganire turi mu ntama y'umuryango, nyogokuru aratwite, turi kumubaza wayimuteye akarira. wese avangamize imera icyaha kuko wafashwe sha. abandi ati shawe uriya ni wowe pe.
mbese abamuzi bo baramuzi ko ari we, kandi n'umuntu washyize hanze urumva ko agitsimbaraye kumwita ko ari we wa nyawe, utirekwa kubyihakana. Ibyo wavuze ni wowe cyangwa se ibyo wakoze yari wowe. Ati ni wowe ahubwo wasebye, bashaka bayawe ntago bindeba amaye. Humura hari abatita ku haha nibwo sasa hano abantu baracyakomeza. None se ko atari wowe kuki utakivuga? Uduha emera icyaha kuko wafashwe. Ati ni wowe, niyo yaba wowe nta byadanje, ntacyo numvisemo, bashake bayawe ntago bindeba, ni wowe ahubwo wasebye ahasha, uriya ni wowe pe. Mva abantu mbega indaya, narakubonye ntiwambonye, noneho uriya muntu murasa, tubyemere. Noneho se ko yari kumwe n'inshuti yawe cyane, nabyo byarahuriranyira. Noneho uriya nawe singwino ndebe, noneho barute utwihere ayawe, noneho bakurebe. Zibase twakubonye, ubusa wanze kwiyerekana mu byiza, none twakubonye mu bibi yawe. Imana ihora ihoze. Uribuka ukuntu wabambishije Mr. Ndimbati? Keretse niba ufite impanga yawe, ariko Satani ni umukara pe. Niyo yaba wowe nta bidanje, ntacyo numvisemo, mbega indaya, narakubonye ntiwambonye. Ati noneho barute utwihera yawe, Imana ihora ihoze. Urinda yagenda hano comment ziryoshye kurusha my relationship. Okay, ngaho igane uriya muntu ibyo yakoze, turebe ko atabishobora. Niba unaniwe ndamenya ko bakubeshyera, ariko hano rero isaza yamamarizamo imiti. Sasa rero ndagira ngo nkubwire ngo izo nizo comment isa n'uwacishijemo amaso nkeya mu bintu, muri comment zishaga 1000 zahise zikurikiraho, kuko njye nawe mba ndi update cyane, ariko ntago nahagaze aho ngaho. Nese nikoza kuri internet, nanone mbona kuri Twitter y'umuntu ntashaka kuvuga izina hano, ayifata ifoto ye y'umudamu wa Ntuza wa Sabe, arayipostinga ati cyakora Murungi Sabe ufite umugore mwiza pe, ijambo rimwe kuri kapo ya Murungi Sabe narayisa. Umva abantu ko nabo bashaka utuntu two kunoshanosha umuntu, uze wumve sasa comment ngiye guhita ninaga comment. Uwo muntu yafashe ifoto y'umugore wa Sabe, ayangiza yandika amagambo tufite umugore mwiza, ati nimutubwire kuri kapo y'uyu muntu ya Murungi Sabe, n'uyu muntu ngo ni Raisa. Hama sasa umva comment, nta ruto yago azashaka. Umva bana Big Energy nabonye bamuciye imbere Big Energy, umva ko nahise arenza akantu, ntago kabura ka Big Energy. None se niba ari mwiza ari guhanuka muri rigori? Mwana yanjye, hari ibintu biseka, hari ukuntu umuntu aseka rwose ariko ababaye, mbese ubuze uko agira ngo agwa neza. Harimo comment nayo irangije ngo none se niba ari mwiza ari guhanuka muri rigori, uwo wita mwiza atari mu rugo? Umusambanyi w'umugabo ntareba ubwiza, areba uwamwemerera. Uyu mudamu ni mwiza, nta naho ahuriye na Ngwino gusa naho Sabe yari amubuye muntu, yari amabuye. Umuntu wakoranaga n'abagore b'ingeri zose ntimumutere amabuye, mwa bagabo mwe. Nge ndi umugabo ndabizi, wasanga baramwitereteraga kuko afite amafaranga kandi hari icyo yabagenzaho. Bariya abagore babyina, nge narebaga ibyo bigira nkabona n'ubwonko bwabo bubyina. Bagabo turi mu bihe bigoye, nukubyara bake babadutana basi tukabasha no kubarera. Iyo ni comment imwe nayo nyisoma. Ati ewana kabisa, ariko se ko Ngwino umurya asata burenge, Imana imugenda imbere amaye. Ewana kabisa, ariko se ko Ngwino umurya isata burenge, Imana imugenda imbere kabisa. Ubundi Sabe iyi ni imivumo ya benshi, buriya ngo uvumwa na benshi ugatota rero si Yago cyangwa Clara bonyine bavuga ubugome bwa Sabe. Ngo
n'abaturanyi be ngo abanyuraho ntabavugishe. Nyagasani akomeze uyu muryango kandi Imana yorohereze Sabe. God is with you. My God is with you. Ni danje. Marius si mwiza rwose, ubuse ni mwiza hehe, mujye mureka, ni mwiza kuri Sabe wamushatse, ibindi ni amateshwa. Amasengesho ya Yago Imana yayumvishe kabisa, umwe kuri umwe. Abahemukiye Yago bose Imana irabazana, murababona, n'abandi baraza mutegereze. Raisa yihangane yashakanye n'umugome, indyarya, umuhehesi, umusago, komana rubanda ariko bagira rwose imitima ewana. Na comment byibuza bashyiramo byibuze murema agatima, cyangwa se namwifuriza imuhati nyamuneka uruhuke, cyangwa se ugire amahoro, cyangwa se Imana ibashe kuba yakorohereza. Ngere ko ndabikubwiye ndabaruse bose. Sabe rwose ntacyo dupfa ntunzi sinkuzi, ariko ibi byo wakoze koko nimba warabikoze wihane, Imana ikubabarire nta kindi, kandi ndabizi ko uri umunyagatulika mwiza ewana. Nusaba Imana imbabazi, Imana izakugirira impuhwe. Amasaha ndagira ngo nkubwire yose asi ibintu bimaze iminsi, ariko ndagira nkubwire ko muri iyi minsi ikintu ngiye kubakorera, mwe mukore subscribe gusa, like, share ndetse na comment, tubashe kuba twazamura iyi channel yacu igere hejuru cyane, ibindi mujye mubimbaza. Urumva, genda basabye ibindi mujye mugira mute, mujye mubinyibariza. Nge ntago mfite umwanya wo kubatenguha cyangwa se gucika intege. No retreat, no surrender. Ubundi no man rest niyo rogo yacu, nkuko navuga ati turi no man rest. Nta muntu wundi umugabo, nta muntu ufite ibikorwa bya kigabo ubu kwiriye kuruhuka ngo ave mu kazo ya no retirement. Kazi mpaka barashe mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma. Rumanza ngo kugeza ku mwuka w'ubuzima. Uwo muhanzi bamwita Kamishi, ariko yaririmbye rwose aravuga ati kujya ku mwuka wa nyuma. Nanjye nzahora nkibakunda mbakorera ibiganiro bimeze biti by'ubwenge gusa. Noneho sasa rero muri iyi minsi ntago ngiye kubashyiramo etamuru wenda n'ibi bintu, cyangwa se ngo nkomeze nzana aya matiko, ahubwo nanjye ngiye kwinjira muri ndi tiko rishyashya ry'umutipe bita Bruce Melody, n'abantu ashinjwa kuba yarasubije inyuma mu muziki, cyangwa se akabarogesha, akabagira ubuhe, mbese akagenda akora utuntu twinshi tugiye dutandukanye, bakaba barabashije gusubira inyuma, bakagera akabashyira hasi cyane, cyangwa se akabata inyuma yongo mu bisheke. Bamwe ngo arabarogesheje, abandi ngo yakoze ibiki n'ibiki, yagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye. Umuhanzi waririmbye ngo ngwino mwiza we, mbona wuje urugwiro ngo utanyene gumanwa, hari uwakubwira ibyanjye, wagukurikira uwo muhanzi ndakeka mumuzi. Iyo ndirimbo nayo murayizi, ntago byari ubwa mbere muyumvishe. Ndayambabwira ngo muri aka kanya ejo ewana ngiye kubazanira ubuhamya bw'abahanzi bagiye batandukanye bagaragaza ko Bruce Melody yaba yarabataye mu bisheke, akabata inyuma iyo ngiyo. Nabwo ngo ntago nzakunda gukoresha amavideo cyane, kugira ngo ewana abahungu baba bari mu kazi nk'akacu batatwifurize neza, batatubonera aho batubonera ama copyright. Nitwa Shaka, nta wundi muntu muri dunia witwa Shackman uretse njye nyine. Ninjye muntu ukora ibiganiro kuri YouTube witwa iryo zina. Hano sasa channel yanjye nayo ni Good People Shows, nta yindi channel muzigera mubona yitwa gutyo. Reka Good People Shows ni yanjye, ninjye muntu ufite channel yitwa iryo zina Good People Shows. Hanyuma kora subscribe, sibyo? Nurangiza gukora subscribe ukore like, numara gukora like ukore na comment. Ahandi umbwira uti tuzanira iki, cyangwa se tubwira iki, cyangwa se umbaze ikibazo cyose wifuza wumva ushaka, ngewe aho ushaka hose nzahakugera, kuko dukomanze barakingura. Ntago tugaragara nk'ingegera ku buryo ewana nge nuambwira ati jya hana runaka, hano runaka, unkumbwira inkuru zaho n'ibiki byose, nge nakwinjirira nkagera abantu baho tukaganira, tukagira ubuherega. Nubwo wenda tutarebwa cyane, amacana yacu batarebwa cyane, ariko ntago tuba tugaragara nk'amabandi bantu, kandi niyo natwe twambaye turaberwa, dukubitamo dukote tukakirwa ahantu hakomeye. Namwe rero nkubwa ntuzatinye kumbaza ikintu cyose wumva ushaka, aho kiri hose uzakimbaza, nge nzakikuzanira. Gusa muri minsi nyangombwa ko Aline Gahongayire yari yarahorose cyane, ariko yari yararwaye, yarameze nabi, ariko ubu ngubu rwose akaba yamaje gusubiramo agatege. Nyamuneka abamusura mumusure, mu mwondore ndabona, cyangwa se mu mwihanganishe, mu mufate mu mugongo, kuko buriya muntu niba ari ufite nk'iro nka 80 mu minsi mike ukaba ufite 50 60 ewana, umenye ngo umuntu ararwaritse kabisa, yarahuritse. Indi nkuru nshyashya rero ndajya nkubwire ko hari indirimbo
umuhanzi witwa Bruce Melody yakoranye n'uwo bita Neptune. Ni Neptune harya? Turebe Bruce Melody, indirimbo yakoranye na Neptune, Bruce Melody. Iyo ndirimbo ndagira ngo mbabwire ko iri mu ndirimbo za flopinze kabisa kandi ari ibyamamare gusa. Urumva? Iyo ndirimbo ndakubwiye nturiya mugabo ngo ni Yago. Abantu bamwitondere pe, bamwitondere kuko nta mugisha nabonye kumuvuga nabi, nta mugisha urimo tu, nta mugisha urimo, nta mugisha kuko umuntu wese wavuze nabi Yago muri iyi minsi nta mahoro afite pe, kandi tubyemere ubyemere cyangwa ubyange, muri iyi minsi umuntu wese wavuze Yago nta mahoro afite muri we. Iyi ndirimbo rero iri kuri channel DJ Neptune afatanije na yitwa Forever. Iyo ndirimbo Nodi iri hanze afatanije na Bruce Melody ndetse n'akagahungu kitwa ngo ni Bayani, kuko karimo ngo ta yaraka. Indirimbo numvise irimo amagambo atari sawa, ntago nkunda amagambo nk'arati yubashye. Iyo ndirimbo rero imaze iminsi 3 yose, ariko umva ukuntu ya flopinze. Bimwe bavuga ariko ngo ni hasi yo hasi ifite ibihumbi 27 mu minsi 3, kandi bose n'abastar. Yaba DJ Neptune ni umuntu uzwi cyane muri Afrika yose. DJ Neptune tamuza butazi umuziki. Undi bita Bayani yakoranye na Jason Derulo akora remix y'indirimbo ngo ni Tata, nawe ni umuhanzi ubyimbye kabisa muri Afrika. Nigeria ni umuhanzi ukomeye kabisa. Ugakubita undi bita Bruce Melody wita ngo ni igitangaza, witwa ngo umuziki gashaka umuziki wa East Africa atarabona n'u Rwanda. Ufite abantu benshi cyane bamukurikira, ibaze kuba ibihumbi 27 byonyine mu minsi 3. Ako kana insoreje ndajyana ko ejo none nzigije mu itiku ryinshi. Mfite amatiku muri iyi minsi, ndabafite abantu mukunda amatiku. We are together, turi kumwe kabisa. Nkora rero sasa mukore subscribe hano kugira ngo nyamenye niyo credit yonyine nkusabye. Ubu uri mu diaspora, uri wahe nta mafaranga nkusabye. Sometime dore ka benshi uduke mfite na turye tukampaza, nturiye twamaza niyo naturya umunsi umwe cyangwa iminsi 2 ntaribe. Nta mafaranga nkusabye, icyo ngusabye nkora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kwa. Niba wakora subscribe ugakora na like, comment wenda ugashyiraho emoji ntaribe. Turabana ntaribi. Komeza kurikirana ibiganiro byacu muri kumwe nanjye Shackman. Salam, shalom, amahoro y'Imana bane nawe.